Nshuti bakunzi ba Kamera Gospel TV show muraho neza. Turabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo udukunda. Muri kumwe na missionnaire Jean Bosco Nshimiyimana mu kiganiro cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kuri uyu munsi nagira ngo tuganire ku ijambo ryitwa umushumba. Umushumba ni ijambo abantu benshi bamenyereye cyane gukoresha bavuga umushumba wita ku matungo, wita ku mukumbi. Ni ijambo rigaragara cyane Yesu Kristo yakunze gukoresha yerekana uburyo ki umushumba cyangwa se uwatoranijwe kugira ngo akore mu bwami bw'Imana agomba kuba ari umuntu udasanzwe afite umutima nk'uwa gishumba. Umushumba rero ni umuntu wamenyaga ko intama cyangwa se amatungo ye yariye cyangwa se yahaze amazi, ubwo byita gushoka. N'ibindi byinshi bitandukanye, yakamwe cyangwa se yarwaye iravuzwa, n'ibindi bitandukanye. Rero ndagira ngo tuganire kuri Zaburi 23 ivuga cyane mu ijambo umushumba. Iyo Zaburi 23 iravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Bibiliya y'Icyongereza ivuga ngo The Lord is my shepherd, I shall not want. Uwiteka niwe mwungeri wanjye nta kintu nzabura. He makes me lie down in the green pastures. Ngo anjyana mu rwuri rufite rusa neza rutoshye. He leads me beside still water. Ngo anjyana iruhande rw'amazi meza adasakuza. He restores my soul. Kandi yongera kuzura cyane ubuzima bwanjye. Ayongera kugaburira ubuzima bwanjye. He leads me in the path of the righteousness. Kandi anjyana mu nzira zo gutungana. For his name's sake. Kubwo kumukurikira. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will not fear no evil. Nubwo nanyura mu gikombe kirimo ibintu bitasa neza bimeze nk'urupfu, ntago nzigera ngira ubwoba. Even though, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Kubera kuri kumwe nanjye, kandi inkoni yawe irankomeza, inshyimbo yawe irankomeza. Ngo ntunganiza ameza amaso y'abanzi banjye. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. Ngo ufata amavuta ukayasiga mu mutwe wanjye nkamera neza. Surely goodness and mercy shall follow me. Nukuri simbishidikanyaho, ukugira neza kwawe n'ubuntu bwawe bizambaho ubuzima bwanjye bwose. Ngo nanjye I shall dwell in the house of the Lord. Hallelujah. Maze iminsi ntekereza ku ijambo ryitwa umushumba. Nukuri inshuti zanjye ndagira ngo mbabwire ijambo ryitwa umushumba uko Umwuka w'Imana yambwiye kubabwira. Umushumba iyo ari kumwe n'intama ntabwo azisiga. Umushumba agendana n'intama adashobora gusiga, cyangwa se amatungo ntashobora kuyasiga. Ntabwo yajya kuryama ngo aryame kure yazo. Ntabwo yagenda kure ngo asige umukumbi we. Awitaho, yumva iziniha akabati zirarwaye akazita akazikiza. Yumva izirimo kuvumera abati zingizi zimeze neza zirahaze. Yumva izikubita amahembe cyangwa ibihindizo abati ntago zifite umutekano. Ubwo buzima ni bw'umushumba bamo. Rero iyo Dawidi yavugaga iri jambo ngo Uwiteka n'umwungeri wanjye, yagereranyaga ubuzima yabayemo mu ishyamba ari umushumba w'intama. Mwibuka aho yavuze ngo rimwe na rimwe yidubu ije kuntera ikantwarira umwana w'intama, nsimbukana nayo. Umushumba simbukana n'intama. Umushumba simbukana n'ikirura cyangwa igikoko kije gutwara umukumbi cyangwa se imwe mu ntama zo mushumba. Rero yagereranyaga Imana nk'ifite urwo rukundo n'ububasha n'ubushobozi bwo kumya kwereka urukundo umuntu ko nta hantu hamwe yamureka, nta hantu hamwe yagusiga. Umushumba wa Uwiteka niwe mwungeri wanjye. Uwiteka ni umwungeri wanjye kuburyo ntaho yansiga, ntago yandeka, ntago yanterera. Ntiyatuma inzara inyica, ntiyatuma agahinda kamperana, ntiyatuma ubukene buguherana kuko ari umushumba wawe. Ntago yatuma ubura ibyo kurya kuko ari umwungeri mwiza. Ntago yatuma yicwa n'izuba kuko ari umwungeri mwiza. Yaguha amazi yo kunywa, yaguha amazi ukanywa ugahaga. Niko yagereranyaga umushumba. Rero umushumba ni umuntu ufite agaciro ku buzima bw'abantu benshi. Umushumba ni umumaro cyangwa se ni igikorwa kigirira umumaro abantu benshi cyane barenze kuko umushumba ni nk'umutware
uba urimo gufasha muri icyo gice cy'ubuyobozi aho hantu. Ndagira ngo ubwire ko iki gihe cyose umwami Dawidi yagereranyaga ubushumba, yerekanaga uburyo imiterere y'umuyobozi cyangwa imiterere y'Imana dufite rurema idufasha no kubaka imibereho yacu ya buri munsi. Idufasha kurya, idufasha kwambara, idufasha kudakonja, mbese iduha umutekano wuzuye utuma ubuzima bwacu nta cyasha, nta guhangayika, nta n'imbaraga nke zibugaragaramo. Dukwiye gufata ibyiringiro byacu rero tukabishingira ku mushumba wacu. Umushumba wacu ni Yesu Kristo, umushumba wacu ni Imana ishobora byose. Umushumba wacu umenya ko twaryamye tukabyuka ni Imana yo mu ijuru. Niwe uduha ibyo kurya, niwe uduha ibyo dukeneye byose, niwe umenya inzira zacu, niwe umenya tuvutse, niwe umenya tuzasazira. Ndagira ngo rero wowe udukurikiye nkubwire ngo umushumba wawe nyamukuru, umushumba wawe mukuru ni Imana yo mu ijuru. Niyo ikumenyera ubuzima bwawe, niyo ituma rega n'amaraso yawe uko atembera, niyo atuma agatembera, niyo ituma amazi ari mu mubiri wawe akora umumaro wayo, niyo ituma imboni z'amaso yawe, niyo ituma umusatsi wawe ukura, niyo ituma inzara zawe n'ibindi byose ufite ku buzima bwawe bigenda neza. Rero ndagira ngo nkubwire isezerano uyu mugabo yatanze. Yaravuze ngo kuko uwo muntu mufite, kuko uwo muntu nanjye mwiringiye, kuko uwo muntu nanjye nkorera ibyiza, nanjye nzagerageza kuba hafi ye. Muri make intama z'ubwenge ntabwo isiga shebuja. Na Yesu yaravuze ngo izanjye ndazizi ziramenya nanjye nkazimenya. Ariko hari izindi ntama nyinshi zitashobora kumenya. Intama z'ubwenge iguma hafi ya shebuja. Yari ikintu arayihereza, yafashaga abaragiye barabizi. Hari inka, njya mbona inka yo mu Bigogwe ko wa mucuti wanjye, ndamushuje cyane rwose, ndagushuje cyane wowe nawe umucuti wanjye cyane. Abageze babonye ko iriya nka isangira na shebuja. Inka yise amazina, inka yayigize inka nyanka. Ni umushumba mwiza, Imana imumugisha. Rero nagira ngo nkwifurize kugira ngo nawe ugume hafi y'Uwiteka. Niwo murongo wanyu uvuga ngo nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Nanjye nzaba muri uru rugo ibihe byose. Reka tugire umurongo mwiza wo kugenderamo, kubaka ubuzima bushingiye ku kwizera no kwiringira Imana ko ari umushumba wacu mwiza utugirira neza, uturengera muri byose. Ndagira ngo ubwire ko yavuze ngo andyamisha hafi y'amazi adasuma. Nta rusaku, nta guhangayika, nta anxiety, nta depression, nta ndwara z'imivuduko. Wiringiye Imana ishobora byose, ntacyo wayiburana. Reka dusenge Imana, nkwifurize kugira umutima wo kwiringira Imana. Kutiyizera kwawe byaguha amahirwe yo kugira ubundi buzima bushya wunguka, kuko wiringiye ufite ubuzima. Ndagira ngo ngire kandi ikintu gikomeye, wiringira umuntu akakuyobya, wiringira amaso y'undi ntakurebere neza, wiringira ubutunzi bw'undi muntu akabukunyaga, ariko wiringiye Uwiteka nta kintu na kimwe azabura. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na misiyoneri Jean Bosco Nshimiyimana ubakunda. Reka mbasengere dusengane Imana. Mana ugira neza, uradukunda, twese turagushimye. Niwe mwungeri wacu, ntabwo tuzakena. Nta kintu na kimwe udafite, nta kintu na kimwe ubuze, byose urabifite. Rero turagushimiye ko utubera umushumba mwiza, n'uyu munsi tubera umushumba mwiza, n'ibihe byose tubera umushumba mwiza. Natwe turakwizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.